Ibihe byiza kuri dukurikiye nimba ukunze kurwara angine cyangwa ufite abana bakunze kurwara angine, ukwiye kumva iyi video kugeza ku musozo kuko hari ibintu byinshi abantu benshi bakora amakosa, cyane cyane abantu barwara angine cyangwa bafite abana barwara angine, ugasanga bibateye ingaruka zikomeye cyane mu buzima bwabo, ingaruka rimwe na rimwe ziba zidashobora gukira. Aha rero umva iyi video kugeza ku musozo, ubuke gukanda kuri like munsi ya video, kanda kuri like, kanda kuri follow nimba udukurikira kuri YouTube maze tugenda. Icyambere dukwiye kumenya ko angine bishobora guterwa virusi z'ibicurane, izindi virusi zose zijya mu sinus zishobora gutera angine. Amamigdale abiri inyuma mu kanwa akabyimba cyangwa akaba enflammé, noneho umuntu igihe ari kumira akababara akagira umuriro. Ibyo rero biravurwa nk'uko angine zishobora guterwa n'amamikrobe bisanzwe. Amamikrobe rero akenshi iyo warwaye angine yatewe n'amamikrobe, akenshi usora umwuka kumira ukababara cyane, ukagira umuriro mwinshi, rimwe na rimwe ukaribwa no mu nda cyane cyane iburyo. Akenshi usanga iyo hari umwana cyangwa umuntu warwaye angine ari kuribwa mu nda, agira ngo hari ikindi kibazo kiri mu nda yagize, kandi kuribwa izo angine, kuribwa ayo mamigdale ari gutuma aribwa no mu nda. Aho ari buri kuribwa mu nda ni kuri appendice, en fait aba yagize appendicite inflammatoire bitewe nuko izo angine yarwaye izo angine. So ibyo rero kari entre parenthèses kugira abantu babyumve. So ingaruka rero zibaho niziye ku muntu urwara angine akayivuza nabi. Angine niyo mu kinyarwanda bavuga ngo ni gapfura, ko nabonye hari abantu bari kumbaza ngo tuzabisobanurire gapfura. Nibyo bita mu kinyarwanda ngo ni gapfura. Akenshi kera ubuvuzi butaragera ku bantu benshi mu biturage, usanga umuntu urwaye gapfura bamujyana ku bavuzi gakondo bakamukubakuba akava amaraso, yava amaraso bakavuga ko aribwo akize, ariko biriya bigira ingaruka zikomeye kuko bishobora kugutera icyo bita septicemie, ugapfa mu buryo butunguranye cyangwa ukapfa mu cyumweru gikurikiyeho. Nimba utarapfuye birashoboka ko hari indi miti baguhaye cyangwa izo ngaruka utazibonye, ntuze kuvuga ahangaha muri comment ngo iki n'iki, ni amahirwe wagize ariko n'ubundi yari kugendekera nabi. So ni izihe ngaruka rero umuntu ashobora guhura nazo igihe yivuje nabi angine, cyangwa igihe uvuza nabi abana ba angine. Yarwaye angine ukajya muri farumasi bakaguha uduti twa amoxi, bakaguha twa augmentant, bakaguha imiti utivuje utamenye icyabiteye. Nizihe ngaruka? Icyambere umwana cyangwa wowe ushobora kurwara icyo bita abcès périamygdalien. Abcès périamygdalien ni ikibyimba kirimo amashira ushobora kurwara iyo mu josi. Wakirwara mu josi noneho kigatera ibibazo, byageraho icyo kibyimba kigaturika, ugatangira gukorora amashira, ukaruka amashira, byakomera amashira akaba yakwinjira, izo microbes zikaza kwinjira mu maraso zikagutera icyo bita meningite cyangwa mugiga, ugasanga upfuye mu buryo butari ngombwa. Ikindi ukwiye kumenya ni icyo bita phlegmo cervical. Phlegmo cervical ni igihe izo microbe, icyo kibyimba twavuze abcès périamygdalien, kingiye inyuma mu tunyangingo cyangwa mu gice cy'inyuma cy'umuhogo, noneho kigatuma umuhogo wawe ubyimba, ukabyimba nk'umuntu ufite ibibyimba mo imbere kubera ko izo angine wazivuje nabi. Ikindi ni uko ushobora kugira icyo bita hypertrophie des amygdales. Hypertrophie des amygdales ni igihe ibyo wita angine mo imbere bibyimba bikaba byafunga, byazibye umuyoboro w'ubuhumekero. Ibi ngibi bikaba byagutera ikibazo cyo guhumeka kugeza ubwo babibaze bakabikuramo. So ikindi gikunze kubaho ni uko ushobora kurwara icyo bita otite, ukarwara umuhaha byatewe n'izo microbe zavuye aho ngaho zikajya muri trompe d'Eustache, kuko umuhogo ukominika n'amatwi. Uyu muhogo rero ukominika n'amatwi ukakominika n'amazuru. Mu matwi hari umuyoboro uva hariya mu muhogo ukaza mu matwi. Niyo mpamvu iyo tuvugira kugenda mu modoka cyangwa uri ahantu hari pression cyangwa hari ikindi kibazo, uhita wumva amatwi asa nkaho yazibye,
nuko hari pression ibiri kwinjira ikajya aho ngaho muri iyo trompe de stage, noneho bikaba byatuma wumva bisa nka byazibye. So iyo rero warwaye izo angine utazivuje, izo microbe zishobora kuva aho ngaho mu muhogo zikajya muri iyo trompe de stage, noneho ukaba warwara umuha ugatangira kuva amashira mu matwi. Ikindi gikomeye cyane kitaba ako kanya ni igihe wavuje abana bawe angine nabi, ibyo wita gapfura, ukabivuza nabi ukajya bafata uduti ntibakire, bagasubirayo ntibakire. Nyuma y'igihe runaka usanga umwana nyuma y'imyaka 7, imyaka 10, umwana yaranakize neza, ushobora gusanga uwo mwana yararwaye umutima. Bigenda gute rero? Angine, hari angine zimwe na zimwe ziterwa na microbe bita streptocoque beta hémolytique du groupe B. Izi streptocoque beta hémolytique du groupe B zikora icyo bita antigène bita antigène antistreptolysine. Iyi antigène bita streptolysine rero, streptolysine U, izo antigène ziragenda zikangiza amavalve yo ku mutima, zakwangiza amavalve yo ku mutima bikagenda buhoro buhoro. Tuvuga umwana wabirwaye afite imyaka 7, 8, 10, nazagera nko ku myaka 20 mugashiduka umwana yatangira kugenda akiruhutsa, agatangira kubura umwuka, bazajya kumupima bagasanga aslo iri positif, iyo antigène antistreptolysine, bamukorera echographie bagasanga amavalve ye yarakomeye atakifunga neza mu mutima. Ibingibi bikaba byaba ngombwa ko bamubaga umutima, ayo mavalve bakasimbuza utundi twuma dukora nk'amavalve cyangwa izindi operation. Ugasanga ibyo byose bitewe nuko wagiye umuvura angine nabi, ibingibi bikamutera icyo kibazo. Ibingibi rero ukwiye kubimenya. Nimba umwana yarivuje angine, muvure neza. Iyo wivuje izi angine nabi rero urumva ko uri guhemukira umwana wawe, yaba ari wowe ukaba uri kwihemukira, kandi ukihemukira ku buryo igihe wazafatwa n'iyo ndwara y'umutima biba bikomeye cyane. Bashobora kuguha imiti ukamara umwaka uyifata, kuko iyo basanze urwaye iyo rhumatisme articulaire aigu cyangwa iyo ndwara y'umutima yatewe n'izo angine wagiye urwara, usanga nyine ubuzima bwawe buhita butangira kugenda nabi kubera ibyo. Usibye ibyo rero, izindi ngaruka zishobora kuza nyuma y'igihe runaka, igihe kinini, nuko impyiko zawe zishobora kwangirika. Zangirika kubera iki? Nanone zangirika kubera ya antigène ajya kwangiza icyo bita amaglomerule. Amaglomerule ni akayunguruzo kaba mu mpyiko, niko kayunguruzo kayungurura amaraso kavanamo imyanda n'ibindi byose. Rero izo antigène ziba kuri izo streptocoque ziragenda zikangiza ka kayunguruzo, ukarwara icyo bita glomerulonéphrite. Glomerulonéphrite iyo watangiye kwirwara rero urumva ko nabyo biba ari ikibazo. Ibindi ushobora kurwara mu mutwe, ukarwara indwara zo mu mutwe, utunyangingo tuba mu mutwe bita amanoyaux gris centraux akangirika, yakwangirika ukajya urwara ibintu bimeze nko gutetema, rimwe na rimwe bimeze nk'igicuri. Ibingibi bazagupima bakazasanga byaratewe n'izi ndwara ya angine wagiye wivuza nabi. Ibindi nk'uko twabivuze, ushobora kubyimba amamigdale, ukabyimba bavuga ngo ni ukubyimba amangine, ariko en fait ntabwo ari ukubyimba amangine, ahubwo nayo mamigdale n'utwo tunyangingo cyangwa iyo mitsi iri inyuma mu muhogo, iyo yabyimbye ikazibyaho imyanya y'ubuhumekero byose. So ikiza rero igihe cyose warwaye angine, yaba angine virale ubona bidakaze cyane, byaba bikaze cyane ubona umuntu afite umuriro mwinshi n'ibindi byose twavuze, mujyane kwa muganga bamuvure. Wabona ari ibintu biri chronique, akahura ararwara amangine, shaka umuganga umuspecialiste witwa ORL cyangwa ENT. Uwo muspecialiste ORL ni umuspecialiste ushinzwe kuvura indwara zo mu muhogo, izo mu mazuru n'izo mu kanwa. Aramuvura, akamwitaho, akamukurikirana, bigakira burundu. Bitabaye ngombwa ko ujya ngo muri farumasi ngo baguhe twa amoxi, baguhe twa augmente, baguhe ibiki n'ibiki. Ibyo ni ibintu wishiraho ugasanga biguteje ingaruka zikomeye. Tukaba tubashimye rero ko mwadukurikiye, twongera kubitsa ukanda kuri subscribe no kuri like. Like ni akantu kameze nk'aka, naho ubundi naho ubutaha. Bye bye.